urumva ubu barimo barahunahuna agasheri kanjye Imana yanjye kubera ko bari kumva Pastor Kim ari kuza akavuga ati Jessica uyu muhungu bari gukundana n'uwa nyawe mugumeho Imana yambwiye ko ari we mugabo wawe none inda zasaze sine ngo ndi gupostinga ibiganza ngo nka postinga ibirenge ngo byatangiye ngo postinga ibiganza none ubwo umuntu bifuze ninde n'umugore ubana na papa w'umwana wanjye nawe wiyimbwa udafite ikintu mu Mariya wiri gusambanya abagore b'abagabo babandi ubwo barafuze ngumva ngarimo ari postingisha ibirenge ngagapostinga ibiganza ngo none yatweretse n'umugongo ngo n'umutwe ngo ejo azatwereka n'isura ngo tuhite tumutwara mutapinga reka mutapinga mutari reba ibintu nagukorera we reba ibintu nagukorera ubwo abonye utwara Papa Serena utwara Stone utwara bose utwara Sadi urimo uratekereza na Kisa numvishe uri kumujera amajanja sibyo ko Kisa natigize nanamukunda ntabwo twigize dukundana urumva narumvishije ejo bundi ngo Mubaraka ngo mwaramusokanye ngo muri Satan Pepper ngo mwamusokanye muri Satan Pepper ngo Mubaraka sheri yambi meze neza mutapinga abasho abana amazi yahiyenga abana tubakorere Sterelake Igo munsimbuke nababwiye ngo munekera amazi abire muyanzanire kuki mutumva umuntu ararwaye namwe muri kumvugisha ibi ni ibibazo ndagasa abashumwa ramusutene ko ubwo Gasombe da ubwo wamenye indayi ibyiri kunkorera bite indayi Kigali wamenye ibyiri kunkorera neri hari yindi seo kakubitwe biji ngo ndi gupostinga ngo ibirenge ngo nibiganza ngo none ngo byashiri wanje ngo nawe ari kumuhuna ngari kumuhiga ngamwiba ndagira ngo menyeshe ko umugabo wanje adakoresha inkoranya mbaga wa kabiwe ntago uzigera umubona iyi ndayi none se reba niki ari kwitera rwose iyi ndaya nayo yajya kwitera Stone Paul akaba yateje mikabura hita ipunda kuvumye isuka nagatero unsimbuke ariko se bundi reka mubaze niko ubundi aba bagore bona batangendaho mana Bijou yagiye kunwara Josephine n'ubundi Bijou si yari inshuti yanjye serabizi ko nkundana na Josephine Melissa yagiye gutwara mutwe atabizi ko mutwe twakunda Chani yagiye gutwara Stone atabizi ko dukunda oya nsubiza izi ndaya ziba zingenda zimbazi ko nta ndaya nimwe ndatwara umugabo kuki mumemuki Jessica waritse nka kuvugisha naguhamagaye naro Stone sheri nakunguye naragaye ndabyutse bagubana n'inkubi bagubaze ibibazo bibiri byo kusobanura numbaze ku bibazo by'abagabo sine impamvu mbyutse nakunguye ndabyutse mbona ka video ngiye banyoreza ka video ndara inkoreye inama imara gusindi kansindi bikagira kubaze baza shu Jessica urabyuka ukahita ufungura live nyine gutya urabyuka ukahita ubyuka gutya ukahita nyine unavuga oya nari nabanje gusenga urumva nabanje gusenga nsaba Imana imbaraga kugira mbashe kuvuga nyigera kuri TikTok nkubitanye na video umbwire nyikohereze kuri WhatsApp nawe urumirwa urakubitwa n'inkuru umuntu abana na papa w'umwana wanjye papa wanzamuriye ya account se muri Noze akosho ni kesha akana ni keza tuza abantu hi ni keza we akakana ni keza ni keza none se Jessica ibaze ko papa we ntakina mu Mariya ndaga ubundi kwanza kansubire mu nzu batanyumva n'ubundi abanyeshuri bagiye gutangira kansubire mu nzu Jessica wanzamure ya account ya application iyi yaza kumanuka akaba ari yo nkoreramo kiriho iyi nayizamu uri kwibona okay mwese murabizi ndanarwaye kwanza simvuye mu bitaro vuba izo rashe ziri ndo zigushizeho ninjye wazishizeho
uranabizi. ni zimwe umva Sine n'ubundi ndarwaye mvuye mu bitaro kandi mfite video ndi mu bitaro zanamfasha nkajya muri polisi kurega papa Serena man umwana agize imyaka 6 nta kintu na kimwe amfasha none se nk'ubu ndarwaye ndenda gupfa urumva ngiye kwishyura amashuri ngura ibikoresho ingegera iri gukora bidi ndazi kayimena amafaranga namuhamagara nkamubwira ngo umwana ararwaye akankupa njyewe mana nyagasani njyewe ninza muri Kigali none turanigana ejo buri nagiye kwa Gandarari ndi kumwe n'umwana no mama abahungu bose babyinana baraza baramusuza baramuhamagara ati umwana ari hano kwino yanga kuza arankwe pati ndakuza mu kazi none ngenda ndashaka gusubira njyanye convocation yo ku buyobozi agomba kwitaba mu buyobozi akambwira impamvu atari kumfasha ibaze nabonye video indazi iri kumumena amafaranga namugiriraga impuhwe kubera ko yararongoye umukobwa w'inshuti yanjye barabyaranye mvuga ataramufasha none baratandukanye bose ni indaya ubwo uwo mugore waryamana n'umu ex wanjye bita Stone urumva uwo mugabo wanjye twabyanye nawe akaryamana n'inshuti yanjye bita Niki yagiye kunsenyera ikajyana ubugambano hose DNA zikaba indaya mana nyagasani indaya indaya ni ingomero no indaya ubundi ko ubuyobozi indaya bwaziciye mana we ndajyamba amenyeshe ko uburaya bugihari mushyiremo abapolisi indaya bazabakubitana nayo mu muhanda bajye bahita bayifunga direct igitaraganya none n'umugabo wayo ajya avuga ati se wabaye indaya kuva ryari ko nzi ko umugore wanjye tubana uzi indaya mubana nazo mutabizi Jessica sheri wanjye wavuze se bakafurongiye account yo hejuru abakonzi bawe ko mbona ari benshi nahita mbona ko njya live nibagire kubabwa abashu abantu 800 muri hano mu flowing no eye class itanga ifite ibintu ibiribwa byiza ifite bote ese uzamuye iyi ngiyi nshaka kuzamura indi application show ya indi application S3 ntayirimo imwe application iyi ntabwo nyishaka manura iyi ngiyi ushiremo yandi ya application kwishaka nayibuze wowe ufite abantu benshi yandi ya S3 solutions Igo shundi kwishaka abashumana nyagasani nimba uzi ko nta kintu uje kuvuga ahangaha kura muri Quest twishakira ino application mu flowing ifite delivery zaje bagezaho ibyo kurya bitandukanye application yo Play na Play Store se ziriho niyi katurebe oya nayo urashiraho oya ariko najye ngo ndi gutuma batiyimvura inkuru isi nkuru ko naho zijya ko zitari bwanashire mwaretse inkuru ndazibafitiye za danje ahubwo ngende gatoya se nongere nshiremo wababwese wamagaye bakayizana okay nta kibazo reka mbabwire baza wishu bafone gatoya yego ko Play Store ziriho Bamfi y'amakuru Play Store ibona muze yawe ako suye ngo ni fiye ntago basiko hano ndi moderator reka ngende mbaboroka abantu bari konoka period akora peze ninde babyutse bigire mudugudu muzamuri application Sine iyo application ndayikeneye mu nsimbu ni ukuri nanjye ntabwo ndi buvuga itarazi warije fone application yiwe se no kuri Play Store ziriho uyu muntu ngo yarose nakoze ubukwe baba kandeho dore gift ziri ko mutari kuma gift mwese mukande kuri hati S3 ntabwo uri kuyibona hari kwenda harimo ibintu byinshi
Eh, ntabwo uri kuyibona. ndi kuyishaka. Bamwita Lopez baba babyutse bamuhangayikisha. Bari gunaho na sheri wanjye nabwo do ndagatwika biriya y'Imana ubanza azanerera ivi yambaye masike mu maso. Wowe aho bukera Nijye vuga bwa mbere uzakora amateka mu Rwanda abandi bantu batigeze bakora. Bazanerera ivi umugabo wanjye yambaye masike mu maso. Ntabwo muzigera mubona isura ye n'umugabo uzaduse n'umupadiri pasiteri kwanza. Pasiteri ni Pastor Kim we muramuzi. Ntago azabyanga azanyambika impeta yambaye kasike. Mutapingi azaba yambaye kasike. Bonfisi wanshuje cyane umuntu wamwitiriye. Wayibonye Jessica? Ngo yitwa nakwe muri kwezi. Cyangwa iki si yo app? Eregura ndayizi Jessica. Bayita ngo iki? Yakoze request. Wayibonye? Wapi ndimo kwishaka. Ariko abantu nabagome, abantu bose mwashizemo ama request koko. Nitwa 6 oya 3S saga 3 yitwa S Solution. Uri kuyibona? Oya nuko mbonye hari umuntu wabyanditsemo yitwa S3 Solution. Ba Jojo barayizi. 1 2 3 S Igo S3 kandi nawe urayizi. Harimo request nyinshi se? Niyi oya urahisa bikubita. Ariko baza uyu washizeho i-class mubaze ngo yakoze request kuri iyo mubaze. Ako abantu kagende baboroka sha muri konoka. Yanita bibagiwe yuko uri umudirector. Bihorere babyibagiwe. Ndabavuma mbahenera mukomeze mumenyere swing. Ntabwo uri kuyibona se? Nagiye kubona mbona nywereje ibintu bya Mubaraka arahanuka ndambwira ati sinyira umwana utaha mu rugo. Ariko kuri iki gihe nabo babaye abasirimu pe. Ndambwira nyago unsimbuke sindyi wawe uyu mwana w'umuhungu naramwanze niyo mpamvu ari kunuka. Cyakoze Jessica reka nkubwire. Mbabarira mushirawe ntuzamushyire hanze. Imitima igiye kubavamo inda nyinshi. Nabo yari ikiboga ari kuri stati. Uziko nari mwiza none. Naramubonye bamushizeho kuri WhatsApp. None afite amaso nkunda. Mana arandeba nkahita ndwara neza nkagagara kubita umutwe ku gikuta. Shani bwo bwa mbere nari mbonye umuhungu ufite amaso meza. Imukazajye mwiyemera. Oya pe uri arabahagarariye bose. Afite amaso. Jessica. Sinzi wakongeye ukama ubu modereta. Uwambwira yicaye mu bahungu b'inshuti ze ukuntu abari kumvuga. Ikina ngundi. Ugiye kuma modereta? Mbabarume modereta. Agukundira indabyo. Umuntu witwa fiye yanjye. Sinagiye kubamaramo. Oya wimbeshyera. Wari ufite umudereta butuzuye. Fiye ya debeje. Umudereta bwawe bwuzuye.
bwuzuye n'umuboroka mu myutingi ntabwo sinzi kuboroka ishwi umyutinge gusa ubundi ajya arebe gusa oya boroka marine fiye yadebeje n'ababarira Abakoroka nibyo bya Dani. na Anita ari he nguyu urabyuka uruka mu gitondo nabanje imana shwi fiye waretse gutuka sine koko kutute sine TikTok yose yakwanjama koko waretse kwiteranya oya muboroka imbwakazi twe turabakire TikTok yose twakwataka koko nta mukiri ujya utukana boroka marine njye bwagibwirira umugabo wawe rata sine mfite umuhungu na bacakishira stress ngiye kwiruka ndamukunda ngiye gupfa yo ibaze ko dushwana mani kurya bikananira ntabwo ibintu byajyaga bimbaho kuryama bikanga rero araguspoilinga se byibuze everything ego kuwogo imari mugumisha aho rwose none ejo yaransohokanye umugabo pasiteri n'ubwa mbere nari nyweye icyayi kirimo agatima sheri yaransohokanye ngurira icyayi kirimo agatima kari agacyayi nakabonye kari agacyayi ntabwo n'ubwa mbere nari nkanywa oya bakita nuze ni kofi noneho karyoha kubi nyine ni umutipe w'umusirimu ntabwo aba ashaka kujya mu bintu by'amakarabu aba ashaka ahantu hatuje ugafata icyayi mukaganira muri coffee shop apana ujye utubarira n'ubwa mbere Jessica Lopez kuva navuka umwunga nsohokanye akangurira icyayi ni agacyayi se cyangwa ni abandi ni muri karabu oya abandi bansohokanaga mu kabari nkamanuza giribisi nka veni nkabakubita namara gusinda nkabatuka umugabo tukabyuka twatandukanye ubwo yakuguriye Jessica bundi ujya yambara udukanzu ujye kuri deti umwere cappuccino ubundi nta bintu by'amayoga ujye unywa inzoga uri mu rugo reka yazinkuyeho ntabwo nywa inzoga cyakoze umuntu agukwiye ku itabi wenda namutereye isari kuko urumva Mubaraka yanyweye ku itabi ariko naramucungaga agiye nka rimwe ariko uyu nguyu yaba ahari yaba yagiye ntabwo narinywa Jessica itabi ryari kuzakwica mwana wanjye itabi ryo ntabwo ari sawa itabi ryo uzareke kabisa nanywaga amapaki abiri ya Dani hiri ngewe ngewe ndibuka umunsi tujya duhurira i Nyamirambo urabyibuka wanyweye paki ya Dani hiri twicanye aho ngaho ndumirwa mu minota ibiri ndumirwa nta n'impamvu isaha abiri twahamaze ewa n'ubundi agafege kava ku munwa ajya nanyweye paki ya Dani hiri turi aho ngaho mu minota ibiri nta n'isaha twahamaze aho hantu nakundaga itabi ntabwo nari nzi ko nareka itabi oya itabi ntabwo ari aramunga sawa Imana imuha umugisha niyo mpamvu Pastor Kim amukunda oya natwe mumvire turamukunda mu biryo ndabakubita intoki mwakarabye oya itabi se yareke se itabi ariko n'ubundi ese abashu namwe barabakunda mugire abakunzi barabakopa oya mugire abakunzi bababaza ngo mwariye rahira ko bamfashe breakfast ya mu gitondo aranshi ya saa sita mwanyweye amata mugira abantu bababwira ngo sharing itunganye ngo wambare neza ngo ngusohokane ngo ni wambara ubusa arigaragaza aho ubugiye kuri Imana date irakoze kuba umurozi yarapfuye reka mbibabwire Pastor Kim yarababwiye ngo umurozi yarapfuye mugira ngo arabeshye hanyuma umurozi bamukuye kubera iki ari bwo bwa mbere Imana impaye umukunzi ufite ubwenge utari ikigo Jessica yarabugiye kuri date kuki Imana ari bwo bwa mbere impaye umukunzi w'umunyabwenge utari umupfayongo utari umupfafu utari igihoni ibindi byabaga ari ibihomora yirirwa binsokana mu makarabu namara gukubita kiwingu nkaba ndatangiye kubyinisha abandi bagabo
akaba nkubise ingumi y'ijisho rikuyemo nkaba ndamwanze nkavuga ati se uyu mugabo nkuyemo ijisho njye nzamukunda gute tayari mu kwezi kumwe tukaba turatandukanye bakandoga ibisazi noneho nkafata umuhungu twasohokanye nkamukubita nta kintu dupfuye nkamumenaho inzoga nkamwirukana nkamurakarira nawe akagenda akibaza ati se noneho Jessica kahindutse igini mu minota 5 bigenze umuhungu akaba aranyanze nkabyuka mubwira ati ntabwo nibuka ibintu nakoze ndagira mbabwire yuko kwa Pastor Kim mu kirangamba kuri polisi umurozi yarapfuye muzana ibihe wabaga wamutayemo umurozi yarapfuye sheri ubu nsigaye njya kuri date ngiye bakama icyayi kirimo agatima n'agashokora cappuccino ibintu biryohereye kuki abandi bagabo batabinguriraga mwabigorye ahubwo bakaguha inzoga nyinshi cyane baramutamaza kiwingusha kugira ngo bari kuri umunsambanya kiwingu n'amafeyi kandi umuntu wasinze ntago yasambana biri sexe biryoshye umuntu wese twasambanye twasinze nta kintu twakoze ntabwo twigeze dukundana ubu nibwo ndi kumva urukundo rw'urukundo umugabo nka mucyayi tukajya mu burira ari muzima nanjye ndi buzima tukayambirana tugafiringa mbega ibintu byiza ariko amana we ubukwe burabaye mutapisto njyewe ibyo gusambana sine no Jessica ubutanu usubirayo wakuye kwa hot chocolate nimushake muziyahure sinzigera mugaragaza mwicare mwicare mwige murajya he ko nabibagiwe ko natakibakunda oya Jessica nabe ari maze rero muzi kureba stati zanjye mwohereza ubustika bw'ubutima ndaje mwese mbarije bloke yanjye yadanje ndaje mbarije bloke kuburyo mutazongera no kundebera stati zanjye urumva mwandaya ndaryoshye sinembwira shu njyewe se ko uri kuntera isoni mvuze iki ntabyo no izi ngegera twakundanye ziranzika ndakanze mu byarire aya mazi se kari makiza ni sahani abantu bose bisi bamanura se yana amasahani abiri niba bita ibuye aho yazana agasorori n'isahani uri kurya iki igitoki n'urukwavu Mbese ishoti n'abakiriya barumirwa ukubise ishoti iki ya baro ya ninde wakubwiye gukinira hari abakiriya bahari ko mane nyagasa muri gukinira muri salo abakiriya bicayemo wapi barayicuna baravuza ni ba Bruce bagiye mwese wowe ukina barura umuhungu ese ubundi Jessica ninde uri kudutibura ndabizi ndarenga yibabeshya oya ni sino uri kudutibura oya sheri kandi ni umuntu cyo yatibuye umuntu rega arabibona ntago nagutebura ndagutebura se ukumanuye umuntu aba ari kubibona ni ukuri biri seriye oya nimba mutana dushaka mwavuga tukigendera nabirenze hasi ko bakunguye ntabwo ari ugukungura njye sinkunda umuntu nibura atambwiye ntabwo uzana uhita wisanga mu bahinde ni Jessica yewe nsibuke ibi byana biri kunsakuriza mujye gukinira hanze we usiko reka ndebe
ariko mwamvuyeho. ndabona bakujengereje kabisa. Cyakoze Jessica, ikintu ndi gukunda ni ukuntu byibura usigaye unarya. Kera ni waryaga warabyangaga. Ari no kugenda ahinduka. Yaranywaga ariko narye. Kugenda asa neza. Ako se ivu. Okay. Ari kwiyuburura. Simba radio Simba kutavuga. Usigaye usa neza byataka. Uri kugenda nyine ugira. Radio Simba. nazanye n'ikibuno nabyo uzi. Oya kibuno cyawe cyo wari ugifite. Cyagiye wagisuze mu ga jumpsuit kiri kudedera. Reba. Asa nk'ubu Dubai bumujyanye Jessica. Reba. Nk'ubu Dubai bumujyanye. Mujyana ntabwo nakubonye muri mu modoka muri guserebura ariko wabaye. Mwamwaraye musindanye munywa amayoga namuzana ukamwamagana. Uramuhora iki? Nk'ubu kakubukajyanye he kweri. Duba. Kuri inshuro wakoze iki? Ntacyo. Dubai ko babyutse bakwamagana abambwaye n'iki wakoze. Nizyo mwiza. Tumvishe Dubai ibintu yakoze. Radio Simba yagiye. Ngo Dubai ngasigaye akundana na Mishu.